Nshuti bene data, abantu munkurikira bwa mbere, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese bikomeze kubana namwe mwese ndetse n'abanyu bose aho muherereye hirya no hino mu mpande enye z'isi. Ikaze aho tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, amagambo avuga ngo uzirinde kwibagirwa. Nshuti bene data, twirinde kwibagirwa gukunda Imana, kuyubaha, kuyiramya no kwitondera amategeko yayo. Gutegeka kwa kabiri igice cya 6 guhera ku murongo wa 10 kugera kwa 12, Mose yabwiye Abisirayeli ati, Uwiteka Imana yawe nimara kukujyana mu gihugu yarahiye basekuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko izaguha, ukagira imidugudu minini myiza utubatse n'amazu yuzuye ibyiza byose utujuje, n'amariba yafukuwemo amazi mutafukuye, n'inzabibu n'imyera yo utateye ukarya ugahaga. Uzirinde kwibagirwa. Uzirinde we kwibagirwa Uwiteka wagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Mose umuyobozi w'Abisirayeli wabakuye mu gihugu cya Egiputa, abwirijwe n'Imana yigishije Abisirayeli amategeko n'amateka y'Uwiteka bagombaga kwitondera mu gihugu bari bagiye kwambuka bajyanwemo no kugihindura. Maze ku murongo wa 12 arababwira ngo uzirinde we kwibagirwa Uwiteka wagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Umurongo wa 4, uwa 6 ndetse n'uwa 13, Mose arababwira ati, umva wa bwoko bw'Abisirayeli we, Uwiteka Imana yacu ni we Uwiteka wenyine. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe. Wubaho Uwiteka Imana yawe, aba ari yo ukorera, izina ryayo aba ari ryo urahira. Nyamara ntibitondeye isezerano ry'Imana, banze kugendera mu mategeko yabo. Zaburi 106 umurongo wa 13 haratubwira ngo, hahise akanya bibagirwa imirimo yakoze, ntibarindira ko isohoza isezerano, isohoza imigambi yayo. Kuva igice cya 2 guhera ku murongo wa 7 tugiye kubona ibyo Abisirayeli bibagiwe. Bibagiwe uburetwa bwo kwa Farawo, agahato Abanyegiputa babahataga, imibabaro batewe n'Abanyegiputa yose. Bibagiwe uko batakiraga Imana ku manywa na nijoro, nuko yumvise gusenga kwabo maze igatoranya Mose umugaragu wayo, ikamukoresha ibikomeye, agakura Isirayeli muri Egiputa. Zaburi ya 71 guhera ku murongo wa 11 kugera ku 29 turahasoma. Abisirayeli bibagiwe ibyo Imana yakoze n'imirimo yayo itangaza yaberetse. Yakoreye ibitangaza mu maso y'abasekuruza mu gihugu cya Egiputa mu kigarama cy'Izowani. Yatandukanije inyanja bacisha hagati yayo, ihagarika amazi nk'ikirundo, kandi ku manywa yabayobozaga igicu, ijoro ryose ikabayoboza kumurika k'umuriro. Yasaturiye ibitare mu butayu ibanywesha amazi menshi ava ikuzimu, kandi yavushije amasoko mu gitare itembesha amazi nk'imigezi. Ariko bagumya kuyicumuraho, bagumya kugomera isumba byose mu gihugu gikakaye. Bageragesha Imana imitima yabo, bayigerageresha gusaba ibyo kurya byo guhaza kwifuza kwabo. Bagaya Imana bati, mbese Imana ibasha gutunganiriza ameza mu butayu? Dore yakubise cya gitare amazi aradudubisa, imigezi iratemba. Mbese yabasha kuduha n'umutsima? Izabonera ubwoko bwayo inyama? Nicyo cyatumye Uwiteka arakara abyumvise, umuriro ugacanwa ugutwika aba Yakobo, umujinya ugacumba mu Bisirayeli, kuko batizeye Imana kandi ntibiringira agakiza kayo. Ariko itegeka ibicu byo hejuru, ikingura inzugi z'ijuru, ibagushiriza amanu yo kurya, ibaha ku masaka yo mu ijuru. Bose bararya umutsima w'abakomeye, iboherereza ibyo kurya byo kubahaza rwose. Ihuhisha mu ijuru umuyaga uturutse iburasirazuba, iyoboza ubutware bwayo umuyaga uturutse ikusi, kandi bamanurira inyama nyinshi nk'umukungugu n'inyoni ziguruka nyinshi, zimeze nk'umusenyi wo ku nyanja. Izigusha hagati mu rugo rw'amahema yabo, zigota aho bari. Nuko bararya barahaga cyane. Yabahaye ibyo bifuje, nyamara bari bataratandukana no kwifuza kwabo.
umujinya w'Uwiteka warababyukiye wica abanini bo muri bo urimbura abasore bo mu Bisirayeli. Nubwo babonye ibyo byose ntibizera imirimo yayo itangaza, bituma irangiza iminsi yabo nk'umwuka n'imyaka yabo iyirangirisha kurimbuka kubatunguye. Abisirayeli bagerageza Imana isumba byose, barayigomera ntibitondera ibyo yahamije. Umurongo wa 57 na 58, ahubwo Abisirayeli bisubiriye inyuma bava mu isezerano nk'abasekuruza, barateshuka nk'umuheto wemukira nyirawo, kuko bayirakarishije gusengera ahantu habo ku mpinga z'imisozi, bayiteje ishyari ibishushanyo byabo bibajwe. Imana ibyumvise irarakara, yanga Abisirayeli urunuka, yemera ko bajyanwaho iminyago. Umuriro utwika bamwe, abandi baricwa. Basora abatambyi n'abakobwa babo ntibagira indirimbo y'ubukwe. Abisirayeli ba kera bari barasezeraniwe kuzajyanwa mu gihugu gitemba amata n'ubuki, ariko kubwo kutumvira kandi ngo bitondere n'amategeko y'Imana, kubwo kutizera Imana no kwirakarisha imirimo yabo yo gukiranirwa, ntibakundiwe kukijyamo. Isirayeli ya none, twebwe natwe twahawe isezerano yo kuzajyanwa muri Kanani yo mu ijuru. Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 20 haratubwira ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje ko umukiza wacu azava. Iyi si dutuyemo ni icumbi, ni mutyo tuyibemo nk'abagenzi n'abimukira, ariko kandi twitegura gutaha iwacu heza. Reka tuzirikane amagambo Yesu atubwira muri Matayo igice cya 11 ku murongo wa 12 ati, uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Nk'uko Isirayeli ya kera yahawe amabwiriza n'amategeko bagombaga kwitondera, natwe turasabwa kwitondera kumvira amategeko y'Imana, tukihanganira ibigeragezo nk'uko Yohana Umubatiza n'izindi ntumwa bihanganiye ibigeragezo, haba kugwa mu nzu y'imbohe duciwe ibihanga nk'uko yo byagendekeye Yohana, kwicwa urubozo duhorwa izina rya Yesu, ariko tubikiwe ikamba ry'ubugingo. Ubwami bw'Imana buri hafi. Kristo ari hafi kwerekanwa ku bicu, aje gutwara umugeni we. Ariko se twaba twiteguye? Hari ikibazo Uwiteka ari kubaza njye nawe. Yeremiya igice cya 2 ku murongo wa 32, Uwiteka arabaza ati, mbese umwari yakwibagirwa ibyo arimbana, cyangwa umugeni ibyambarwa bye? Nyamara abantu banjye banyibagiwe iminsi itabarika. Bene data, inshuti zanjye, abantu munkurikira ari ubwa mbere, twibagiwe Imana yadukuye muri Egiputa y'ibyaha, aho twari imbohe za Satani, tubabazwa amanywa n'ijoro kandi abacu bakicwa. Ubwo twatakaga dutakishwa n'uburetwa bw'umwanzi Satani n'ingabo, ntawe utwumva, tukarira ntawaduhoza. Imana yemeye gutanga umwana wayo Yesu ngo aze kudukiza uburetwa bwa Satani, maze atugira abami n'ibikomangoma. Yaje mu isi atanga ubugingo bwe ku bwacu, kugira ngo twebwe abanyabyaha twe kuzapfa by'iteka ryose, ahubwo tuzahabwa ubugingo buhoraho nitumwizera. Yatubereye umucyo ubwo twari tugoswe n'umwijima w'icuraburindi. Kristo yarwanye n'abaturwanyaga kandi aburana n'abatuburanyaga. Yatugize abana mu rugo ntitukiri imbata, atumenyesha Data wa twese kandi atwigisha kumuramya. Yatubereye incungu, amena amaraso yo ku bwacu, yatwigishije ijambo ry'ubugingo. Yohana igice cya 6 umurongo wa 35, Yesu yaratubwiye ngo nijye mutsima w'ubugingo, uza aho ndi ntazasonza na hato, n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato. Kristo yagaburiye abashonje, akiza abarwayi. Yashyize hejuru abari bacishijwe bugufi, abesha mu nzu abadafite icumbi. Akiza abo Satani yatwazaga igitugu, yambitse abambaye ubusa. Yahaye ingumba kubyara, abakene yabagize abatunzi ngo batungishe n'abandi. Ubwo twari twabuze epfo na ruguru, yaduhaye ubushobozi bwo kwiga. Igihe twari twashobewe kandi twihebye, yaduhaye imirimo yo gukora ngo tubone ibyo kudutunga, ariko kandi ngo twunganire n'abandi.
yaturwaniriye intambara nyinshi kandi aratuneshereza. Impanuka zarabaye zihitana benshi, ariko twebwe turasigara. Yaduhaye amagara mazima. Mu cyimbo cy'amarira n'umubabaro yaduhaye ibyishimo. Nyamara ikibabaje ni uko benshi twibagiwe amasengesho twasenze amanywa nijoro dusaba gutabarwa kubera inzara, indwara, ubukene, tudafite aho kurambika umusaya. Abanzi baduhagurukiye, intambara n'ibyorezo bitwugarije. Twibagiwe imigisha yose Imana yaduhaye. Twibagiwe igitambo cy'i Karuvari kubw'ibyaha byacu, kandi twirengagiza ko cyabayeho rimwe gusa kitazongera kubaho, kandi ko Kristo ari hafi kuza, ataje kuvukira mu isi bwa kabiri, ahubwo aje nk'umwami w'abami kwima ingoma itazahanguka, aje gutwara abamutegereje. Twibagiwe urukundo Imana yadukunze. Twibagiwe kubaha Imana n'ijambo ryayo. Ntitwaba tukitondera amategeko y'Uwiteka. Twimuye Imana yaremye isi n'ijuru, ariyo Mana yacu. Ibigeragezo byatumye twivovotera Imana, maze bamwe dutangira guhakana kwibaho, ngo ibaho ntiyakwemera ko tugeragezwa. Ariko kandi twibaze tunazirikana ko yemeye ko umwana wayo ashinyagurirwa, agapfa urupfu rwo ku musaraba, urupfu rubi rw'isoni, kandi ari nta cyaha yakoze, apfa mu cyimbo cyacu. Ibisubizo cyangwa se ubutunzi bw'isi nabyo byatumye tujya kure y'Imana, maze twiringira imbaraga zacu n'ubwenge n'ubutunzi byacu, ntitwaba tukiringira Imana. Yeremiya igice cya 2:32 twongere tuhasome. Uwiteka arabaza njye nawe ati, mbese umwari yakwibagirwa ibyo arimbana, cyangwa umugeni ibyambarwa bye? Nyamara abantu banjye banyibagiwe iminsi itabarika. Abakunda ibirimbanwa babasha kumva aya magambo neza. Umugeni witegura umunsi we w'ubukwe, ibyambarwa bye biba biri ahantu byiteguriwe, harinzwe, hatagerwa n'uwo ari we wese, kugira ngo bitaba byabura bigakereza ubukwe cyangwa se bigasibya ubukwe. Nyamara abantu b'Imana twibagiwe umuremyi wacu, umugabo wacu, iminsi itabarika, ariyo dukesha kubaho. Ibyo dutunze byose ariyo yabiduhaye. Bitewe n'iki? Bitewe n'imigisha Imana yaduhaye. Dutangira guhakana kandi ngo Uwiteka ni iki? Bitewe kandi nuko twifatanije n'amahanga asenga izindi mana tutigeze kumenya, zitavuga, zitareba kandi ntizumve, nk'Abisirayeli ba kera. Abami ba kabiri igice cya 17 umurongo wa 16 na 17 haravuga ngo, nuko Abisirayeli bareka amategeko yose y'Uwiteka Imana yabo, biremera ibishushanyo by'inyana ebyiri biyagijwe kandi n'icyashera, baramya ingabo zo mu ijuru, bakorera Bali, bakanyuza abana babo b'abahungu n'abakobwa mu muriro, bakaragura, bakaroga, bakigurira gukora ibyangwa n'Uwiteka kugira ngo bamurakaze. Abisirayeli turi kuvuga kuri uyu mwanya ni twebwe, ni twe turi kuvugwa amahanga, ntabwo ari abakera. Bakera barangije urugendo rwabo. Ibi byatumye Uwiteka barakarira, abirukana imbere ye. Mbese ubwo Uwiteka atababariye Isirayeli ya kera, kandi ntibemererwe kwinjira mu gihugu bari barasezeraniwe, twebwe aho Uwiteka azatubabarira nitwinangira imitima, nidukomeza kwinangira imitima. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Niba tuvuga ko dukunda Uwiteka nitwitondera amategeko ye, turababeshyi. Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 18 kugera kwa 12 haratubwira ngo, nuko rero nk'uko Umwuka Wera avuga ati, uyu munsi nimwumva ijwi ryayo, ntimwinangire imitima. Ntabwo ari Abisirayeli babwirwa, ni twebwe. Nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza ku munsi wo kugerageza mu butayu, ibigeragezo ducamo byose bya buri munsi, aho basekuruza abanyu bangerageje bantata, bakabona imirimo yanjye imyaka 40. Nicyo cyatumye ngirira umujinya ab'icyo gihe, nkavuga nti,
imitima yabo ihora iyoba kandi ntibarakamenya inzira zanjye, nuko ndahirana umujinya wanjye ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nuko bene data, murongo wa 12, mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera umutera kwimura Imana ihoraho. Amen. Bene data, twirinde he kugira n'umwe muri twe ugira umuzi mubi utizera umutera kwimura Imana ihoraho. Twirinde gukunda iby'isi bibereye benshi umutego ugana ku kurimbuka, kandi siri gushira no kwifuza kwayo. Twirinde kwibagirwa kubaha Imana n'amategeko yayo. Abisirayeli bimuye Imana, amaherezo yabo yabaye kurimbuka. Abisirayeli bibagiwe Imana n'amategeko yabo, bahindutse abibwira ibitagira umumaro, basigara bariho mu bujiji. Igihe Mesiya yazaga ntibabimenye. Natwe nitubaho twimuye Imana, twibagiwe Imana n'amategeko yayo, kugaruka ku Mwami Yesu kuzadutungura. Ndabinginze ngo tube maso. Satani yerekana ko ibyiza bishobora kuva ku kwica ku mategeko, ariko biri hafi kugaragara ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko kandi impano y'Imana ari ubugingo buhoraho. Mbese ntitwahitamo gukora ibyiza? Ko nidukora ibyiza tuzemerwa? Twirinde kwibagirwa Imana. Reka dusoze. Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana yacu, tugushimiye urukundo dukunda rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege ku bwacu. Icyubahiro ni kibi cyawe Data. Mwungeri mwiza, turakwinginze ngo utubare gukiranirwa kose kwatugaragayeho, utwezeho imyanda yose maze utuboneze, kandi uturinde kuzongera kwibagirwa ijambo ryawe, ahubwo amategeko yawe aba ariyo twibwira ku manywa na nijoro. Uturinde kwiyiringira, ahubwo aba ari wowe twiringira iminsi yo kubaho kwacu yose. Uwiteka, tugushimiye aka kanya keza watwemereye ko dutegera amatwi ijambo ryawe. Udukundire dusenge twishingikirije mu Migani igice cya 30 umurongo wa 9 ndetse n'uwa 10, aho Salomo yavuze ati, nagusabye ibintu bibiri, ntubinye mu mwanya nkiriho. Nkuraho ibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure. Ntumpe ubukene cyangwa ubukire, ahubwo ungaburire ibyo kurya binkwiriye, kugira ngo ndahaga nkaguhakana nti Uwiteka ni iki? Cyangwa nkaba umukene nkiba nkagayesha izina ry'Imana yanjye. Uduhe ibidukwiriye bituma duhesha izina ryawe icyubahiro. Utwigishe kwitondera ijambo ryawe, turibikire mu mitima yacu kudagucumuraho, kandi utubashishe kwita ku byo wahamije, kwita ku iherezo ryacu, maze ubwo uri hafi kugaruka uzasanga tukwiteguye. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo tubisenze byose, kandi twizeye ko biduhere ubuntu. Urakoze Data. Amen. Ndabakunda. Ubuntu, amahoro biva ku Mana Data wa twese bikomeze kubana namwe mwese ndetse n'abanyu kugera twongeye guhura.